bagiye kumva ijwi ry'umwami rigira riti ndatumande ibyo batugenda. Haleluya. Igihe cyose, iteka ryose, iyo umunyabyaha avuye mu byaha bye, iyo umunyabyaha aciye bugufi akihana akabona imbabazi z'Imana akezwa, akurikiraho mu butumwa ndatumande ibyo batugenda. Ni data ni buri mahanga ijwi ry'Imana rihamagara gutuma ritubonekera twese abamenye Kristo. Ahubwo akenshi ntabwo tumenya kubera no gukiranuka kw'Imana, nta nubwo tugira imbabazi n'impuhwe z'abandi kugira ngo bashobore kugerwaho n'ubuntu bw'Imana. Iteka ryose, igihe cyose wumva ikintu Imana irimo kuguhatira gukora, ariko reka mbikubwire mu bundi buryo, igihe ishobora kubivuga cyangwa umunsi uwo ari wo wese uzabona ikintu ushobora kubabaza ukumva ukigiriye impuhwe n'agahinda, ujye umenya ngo Imana irimo guhamagara. Ariko akenshi turabibona tukabona bitagenda, tukabona atari byiza, ariko bakavuga ngo ibi ni ibya pasitoro, ibi ni ibya korali, ibi ni ibya mwarimu, ibi ngibi ni iby'abandi, ibi ni iby'ubuyobozi. Ndakurahiye kubabara kwabo ntabwo guhuye n'ukwawe. Uzahura n'umuntu ababazwa n'ibindi utashobora gutekereza. Iyo ni inzira nubona ikintu ukumva gitunganye si kizima, Imana irimo kugira ngo ikintu ukora. Ushobora kubaha ingero nyinshi cyane. Uwa mbere twavuze ni Mose, aribona ahari n'imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi na experience afite, akibaza ati ariko bishoboka bite kuba ndahangaha ndagiye inama. Hanyuma ahura n'Uwiteka aramubwira ngo Mose, ndashaka ko twakwiga ubwonko bwanjye bukorera experience ufite, ndashaka kujya kuzikoresha. Ariko yabanje gutanga impamvu zitemera ko atuma akavuga Farawo uko muzi nabaye iwe, nabaye umusirikare we ndabizi, imbaraga afite ndazishobora, ndazizi komeza, ndazizi. Uraramubwira ati ariko ndabizi ibyo ngibyo, ariko nanjye Imana ifite imbaraga zisumba iza Farawo. Undi abanza kubishidikanya ati fata icyo giti, iyo nkoni yawe ufite mu ntoki ijugunye hasi. Arayifata ayijugunya hasi, ihinduka inzoka. Arangije aramubwira ati kongera uyifate, arongera arayifata, ihinduka cya giti cyumye. Farawo afite imbaraga zingana gutya.
w'ejo bundi kwigisha twarayize imbaraga zimera izindi. Haleluya. Imana igira imbaraga zishobora kumera izindi. Afata inkoni ye arayijyana, agezeyo abo kwa Farawo bose bazana inzoka zabo, iya Mose irazimira basukayo ibokoboko gusa. Imbaraga zimera izindi. Urera mugenzi wawe Imana igira imbaraga zimera izindi. Niwo nguwo gusa babwire Gideyoni, bya Gideyoni murabizi. Gideyoni Abimediyani batera Abisirayeli ngo bamara imyaka ingahe yose barababujije kugira icyo barya, bagahinga bakeza, bwakwera Abamediyani bakaza bakabijyana. Ntibashyingira abagore babo, abakobwa babo, ntibashyingira abahungu babo, ntibakame inka zabo, ntibarya umweru wabo, kuko Abamediyani ngo barazaga bakabakubita bakabica, ngo n'ibyo byose bakabijyana. Abisirayeli bari basigaye baba mu misozi no mu bihanamanga. Abantu baba mu misozi no mu bihanamanga bihishaga bahoraga bihisha. Uhamba Gideyoni nawe yari arimo gusekura ingano, zisekurira hehe? Ibyo bintu birahabanye babaye mu muco nyarwanda. Ubundi basekurira mu isekuru, ntabwo bagira mu muvure bawengeramo. Uvuga yarajijisha noneho arimo si igiti barimo gusekurira ingano mu muvure. Ngo marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubaza ngo wa mugabo w'umutwaro ukomeye cyane w'Uwiteka, biramuvuze kuki? Umugabo ukomeye w'umutwaro w'Uwiteka. Abantu bamubaza ibibazo bibiri. Niba iyo Mana y'imbaraga iriho ku kirere wacu, bamazwe n'abanyamahanga bahora bihisha mu misozi no mu bihanamanga, niba ni umutware ukomeye cyane kwa data, iwacu ndi umuhererezi, ariko no kwa data nta nubwo bazi mu muryango wo kwa Manase. Ni ukuvuga ngo ndi umunyantege nke. Niyo Mana umwana irakomeye nayo singize isi ndayibona. Ndarangije aramubwira ngo oya, ngo humura, genda mu mbaraga ufite. Ngo kandi Uwiteka azaguha gutsinda Abamediyani, niwe utsinda umugabo iki? Ariko abenshi mutanga izo mpamvu: nta mbaraga mfite, nta mafaranga mfite, sinshoboye. Kandi Imana iravuga ngo wowe nyemerera gusa, hano ugende mu mbaraga zawe. Hari ikintu gikeneye guhinduka iwanyu, hari ikintu gikeneye guhinduka mu muryango w'itorero, hari ikintu gishaka guhinduka mu buzima bwawe. Reka no kubishyira no kuba hari ikintu ushaka ko gihinduka mu buzima bwawe. Ese Imana wari wayemerera uhamane n'umutima wibwira uti Mana ndakwemerera, ndashaka ko ibi bihinduka, si mu mbaraga zanjye ahubwo ni mu mbaraga zawe. Maze iyo Mana turebe uko ugenza. Dufite abanyamaboko bicayemo benshi cyane, abanyabwenge bari aha ngaha bategereza yuko bazabona ibitangaza bikomeye cyane. Kandi Imana ivuga ngo mu ntege nke zanyu izajye nyinshi ngo zigaragare. Ikeneye ni kimwe gusa, ni uko tuyihereza, ni uko tuyemerera igakora ibyo ikora nk'Imana yabo. Ese uguhamagarwa kw'Imana urakumva? Yesaya amaze kumva ijwi ry'Imana rimuhamagara gutumwa gukora ibyo Imana ikora mu bwoko bwayo, aravuga ati Imana bareke gutuma, wambabarira ukemerera Imana. Icya mbere, niba uri aha ngaha ukaba uzi yuko iryo kara itwikira ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu utarabyemera, uwo mwami Yesu ukiza abanyabyaha ibyaha by'abanyabyaha mu isi, utarabyemera no kumwemera ko ari umwami n'umukiza wawe, n'umugambi bw'Imana ntacyo wakora. Abantu benshi twibeshya gutya, ukajya mu murimo w'Imana ariko wizi neza yuko hari aho bitagenda, kandi ntugire umutima wo kugira ngo uce bugufi wiyegurire Imana wihane. Kubw'umukristo ni uko wemera Yesu, n'ubundi ni ubukristo nyine tubikora kuri Yesu, twarushaho gusa nawe, twarushaho gukora nawe, twarushaho kugenda nawe. Kubikora utamufite, kwibeshya ngo uri mu mirimo y'ubwami bw'Imana, urimo gukora imirimo y'ubwami bw'Imana ariko ntabwo Yesu ufite. Niba gufata sheke ukandikaho amazeru igihumbi, ntacyo byaba bivuze utabanje rimwe. Uzajya muri banki n'ubundi baguhe zeru, bakubwire ngo utahira. Ariko ubanza rimwe gusa, ubanza wite urabizi ushyiraho zeru ushaka, n'imibare yose ushaka, bazaguhereza iby'ubutunzi bwose. No mu bwami bw'Imana niko bigenda. Abashaka gukora iby'ubwami bw'Imana mudafite Yesu muraheba, nta gaciro mufite mu bwami bw'Imana. Rero nabo abanyamafaranga
benshi hano n'abakora muri banki ntuzi hano zigiye kubaho ariko bazaguhereza sheke yanditseho 0 miliyoni igihumbi ari 0 gusa nta gaciro bifite ariko baza aho rimwe gusa maze wirebe ubwami bw'Imana bumeze baza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose bizabongera Imana yacu Imana nziza Imana nzima Imana y'inyembaraga Imana ikomeye amasaha yatugendanye nibuka gusoza uguhamagara kw'ijwi ryoroheje cyane akenshi tuza tutakumva cyangwa se twakumva nabi cyangwa se twakumva tukitiranya ijwi ry'Imana n'ijwi ryacu yewe uri aha ngaha ubabwiza ukuri mu mwaka w'ibihumbi 2007 nari ndangije kaminuza nkaba nari mfite n'imyaka 29 hanyuma dusoza numvise ijwi rimpamagara inshuro ebyiri irya mbere ryari ijwi rya hano mu Rwanda umwepiskopi wacu wacuye igihe yarajyandikiye arambwira Karegesa barakutubwiye ukunda imirimo y'itorero imirimo yo kurwanya ubukene n'ibindi byose dufite nta muntu ushinzwe iterambere ry'itorero dufite niba wumva wakundana n'itorero uzaze tuzaguha akazi yongeraho ibintu bibiri nta mushahara mfite ariko ntabwo uzabura icyo urya ntabwo uzabura inzu ubamo hataraca icyumweru kaminuza nigishaga porofeseri arambwira turi mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi niwihangana tukageza mu kwezi kwa 10 nzaguha akazi ube tuta assistant professor ibintu bibiri bizirikana ku mutima wanjye nanjye namugeze inshuti umuntu wa mbere nagiyeho ni baba ndabwira papa narangije kwiga ariko nabonye ahantu habi mu Rwanda barampamagara none aho ngubu ugisoza mu gihe ariko nta mushahara ariko sizabona n'ibyo wonye arangije arandeba areba hirya kandi babaye wa mbere mu ishuri yanyu none urashaka gukora iki niba ngiye kujya mu Rwanda turi umunsi umwe yaceceka nongera gusanga undi mwana twigana yari umukristo hano yagiye mu kazi Paul baganga benshi baramuzi nawe ndamubaza Paul nabonye akazi ku ishuri barampamagara amasigara ariko no mu Rwanda barambwira mugende ariko nta mafaranga sizabura nkora iki ati none urashaka gukora iki urashaka kujya mu Rwanda ati urahamanya n'umutima wawe ni iyo nama sinayikira ashira iminsi 3 ndi mu nzu byabo mu gitondo numva ijwi rimbwira ngo hariya uribuka cya gihe warabuze minerivare uribuka cya gihe uri umuzamu uribuka cya gihe imvura ikunyagira ugiye guhera umwuka inda yafatanye n'umugongo ukambaza ngo hari imigambi yawe myiza ni iyihe hama ukambwira ngo niguhindura ubuzima uzamureka hanyuma naho ijwi ririmbaza hari ubonye ngo Imana iragushaka hehe kuri kaminuza cyangwa mu Rwanda mu itorero abakeneye umukozi w'iterambere yabarahiye nawe umuntu wongeye kugisha inama ufata inzira ndaza yabuko ni bwa mbere nari mbonye abanyarwanda ndabarahiza wese kuri kw'Imana ni bwa mbere nari mbonye umunyarwanda w'umutabibonye noneho ubwenge kuregera n'umwenya namaze none se Saint-Etienne tugiye diyoseze mu bikorwa nabona kuri Saint-Etienne sinarize n'izina ryawe Saint-Etienne sinashoboraga kubivuga ndamubwira ndashaka kujya Saint Stevens Saint Stevens amaze ibiki noneho nangira kwibuka nta handi bibukaga ndabarahiye hariya bahita ndashakisha uwaragenda haza ndamubwira Saint Stevens ni ibiki noneho sinzi ukuntu umutima waje kwibuka mu biryo ndamubwira ngo ndamwereka handitse se kuri email yacu bishop handitseho Saint-Etienne mu biryo Paul VI noneho uwo wa gatatu waje ndamubwira ndajya mu biryo ubwo nyine navuga Paul gatandatu sinashoboraga kubivuga arafata imvura ireba ati Paul VI ati mu biryo ati se no kubizima ni base bununguri yapfa igihe base bununguri kawa ariko yaramenyaga mu biryo ngo base bununguri ndabwira kandi mu biryo ngo nimba mvire base bununguri
abo bita kuri moto tugiye kubona ngo gusa kuri diyoseze urumva ariko turashaka kubabwira n'ikintu ijwi ry'Imana rihamagara buhoro ndetse n'aho waba urimo kujya aho utazi kamushirikana ndabarahiye imyaka 18 irashize kuva numva ibyo ijwi nazi ushobora ntabwo yigeze abura ibyo kumva nta nubwo yigeze amubesha nta nubwo nigeze akora akazi nta nubwo nabaye gusoma ahubwo nabonye umuntu w'Imana nabonye kugira neza kw'Imana harimo abantu benshi muri aha ngaha akamubwira urugero hari urubyiruko rurimo aha ngaha ni akazi ufite igipapuro ukishushanya mu nzu no mu mufuka wawe barakubwira ngo njya gukora iki ngiki warahemba angahe ukabanza ukicara ayo angahe batanga ukayabura na aderesi ukayabura n'igihombo ukakibura ukajya mu nzira ugasaba wakumva Imana iyo waba utazi rero ukagenda hari Imana ikazakora inyiko hano abantu bari aha ngaha bafite impano z'ubucuruzi cyangwa gucuruza amafaranga ni make ukazategereza kubona menshi nawe ubona menshi bose batangira na make Imana igakora ibyo ikora utegereje ko uzabona menshi ndakurahiye ngaho uzayabona tangira makeya kwizera n'ubundi Imana ikorera mu kwizera kwacu habona icyo Imana izakora ese ijwi ry'Imana wambabarira ukaryumva ukayitaba ikindi uretse n'ibyo ngibyo mu buzima bwacu busanzwe Imana iraduhamagarira kujya kuvuga umwana wa Yesu Kristo mu butumwa bwiza bwa Yohana aho badusomeye muri Yohana yavugaga umwana w'Imana akuraho ibyaha by'abari mu isi gukiranuka kw'Imana niwe tuvuga niwe duhamiriza niwe wadukijije niwe duhindura niwe gukiranuka kw'Imana niko bumana bwose ndabinginze bene data bakunda bakristo mwese muri aha ngaha uwahamagawe uwejejwe wese Imana imuhigisha ntabwo Imana ihamagara abantu bicaje mu rusengero rwabo gusa ngo dukubite twuzure turebe intebe zo kubicazaho ariko nta mirimo irimo gukora abanyabyaha ni bose hari n'abari muri twebwe ingo zasenyutse zashize abana bari ku mihanda ntawiga indwara n'indwara ntawivuza abanyabyaha ni benshi baratuzengurutse insengero ni nyinshi n'abakristo ni benshi ariko ibibera muri twebwe biragatsindwa n'Imana. What kind of a church are we becoming? Turi abakristo nyabaki turi itorero nyabaki kaze umunsi n'ibibazo ziri n'abanyabyaha gusa abana batiga n'abanyabyaha gusa niba uzababwira ko Imana igira neza uzababwira ko Imana ariho agaragaza niba uzabereka ubuntu bw'Imana ninde wemera guhinduka agahindura n'abantu ukumva ijwi ry'Imana kandi akaryitaba akemera kugendana n'Imana ubuntu bw'Imana bugakwira ahantu hose abakristo banyarembere yabashimira Imana cyane urukundo rwanyu rurahebuje no kwitanga kwanyu no gukora imirimo y'Imana birahebuje ariko se twebwe tunezerwe tuma aho ngaho gusa ikintu kimwe Imana ihamagara ubwoko bwayo kimwe ni ukubikwa tukaguma aho turi gusa Imana iri gukora ibitangaza ibya kera ntimubyibuke n'ibyashize ntimubyibuke ngo ni Imana irimo gukora ibintu bishya muri mwebwe n'uwageze ahagera ashakisha ibishya ashakisha n'urafata n'uwakora ukuboko n'uwajyana nawe n'uwo yigisha twitororeze kera ko twabaga abanyarwanda bazima b'imfura habaye noneho mwongeye wari ubukristo sijya neza banyarira mwanyuma wowe murahamanya nanjye twemere twitororo rya Kristo rihindutse hibura aho turi n'ibyo dukora n'imigendere n'imikorere twaba abanyamirimo yanduye mbonyisha nawe kuko ndahera ku Imana kandi ifite imirimo yanduye kandi mwe n'ubwoko bw'abanyamirimo yanduye twizere ariko murebe dusenge niba uri aha ngaha uyu Yesu ukaba utamuzi ukaba ugifite umutima uguciraho ibyaha no gukiranuka kwawe kandi
umukiza wacu yarabonetse ahubwo dusengane kandi sinavuga ngo utaramenya bwa mbere na Yohana na Yesaya yaramuza n'umuhanuzi ariko yageze imbere yo gukiranuka kw'Imana yibona mu byaha bye kabise Mwami Imana urukundo rwawe rurahebuje imigambi yawe ku bwoko bwawe ni mizima buri Imana nzima buri Imana icyumva gusenga ku bwoko bwawe buri Imana igikora buri Imana yishimira yuko tugaruka mu bwami bwawe turabera mukuru wera Mwami Nyagasani aguhamagaye urabatuma kugira ngo bafatanye nawe umurimo wo guhindura benshi kumenya wo kugira ibyiringiro bizima wo kugenda ntabwo babashiraho iteka kuko bafite umwana wawe Yesu Kristo umucunguzi wacu kandi ngo ayo maraso ye niyo atwikira ibyaha byacu agahanagura gukiranuka kwacu birakwinginze uhoraho urimo ahangaha utarakwakira utarakumenya utarakwihanira utaragucira bugufi mu mutima we wumve gusenga kwe kandi urusheho kumwegera natwe turimo aha tukuzi Mwami Nyagasani ariko tukibonamo ibyaha Mwami Nyagasani wumve uyu mugaragu wawe yavuze ati ngo yangiranguye Mwami wemere ko iryo kara ari we mwana wawe Yesu Kristo utwezaho ibyaha byacu rwose kandi twumve guhamagarwa kwawe twumve gutumwa kwawe kugira ngo benshi bagire ayo mahoro yawe n'umugisha wawe icyubahiro kiri cyawe ubwoko bwawe tubone umugisha ku bwa Kristo Umwami wacu reka twongere dukomere mu mashyi dushimire Imana Imana yabazaga ndatumanye ibyo watugendera hanyuma Yesaya arasubiza ngo ubiye baryo utuma nawe ufite igisubizo cyawe nanjye mfite icyanjye shaka mushiti twiriba ririmba 33 gushimisha Imana umugendereza amazi mu mutima hanyuma dutanga amaturo twite